Iki giterane cyasojwe kuwa gatandatu cyabanjirijwe n'icyumweru cy'umuryango cyatangiwemo inyigisho ku byiciro bitandukanye nk'uko bisobanurwa na Pasteur Uwambaje Emmanuel uyobora umudugudu wa Nyarugenge. Cyari icyumweru cy'umuryango aho twifuzaga ko tunigisha abantu ntaba ari Pasika gusa y'amateka ahubwo akaba hari n'imbaraga zazuye Kristo n'ingo zikazuka umuryango. Twagira ko abakristo imbaraga z'umuzuko wa Kristo zigira mu buzima bw'umuntu, urugo umuryango ukaba muzima, ntaba ari amateka gusa ahubwo umuryango wakiriye Kristo, ariko kandi no kuzuka kwa Kristo ukazuka mu bugingo bw'abantu bakagira imbaraga zo kubasha guhamya ko Yesu yazutse, atari kubihamya mu magambo ahubwo n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Wabareba ukabona ari abantu uko bakijijwe kandi bazi icyo Yesu yakoze ku buzima bwabo. Nubwo abagore bo muri uyu mudugudu wa Nyarugenge bari basanzwe baterana buri wa kabiri w'icyumweru, ngo iki cyumweru cyari umwihariko nk'uko bisobanurwa na Mukama Nadine, aho na bamwe mu bahawe inyigisho zagitangiwemo bemeza ko zizabafasha kurushaho kubaha Imana, kubaka neza ingo zabo ndetse n'uburyo bakora bakiteza imbere. Twebwe duterana, ariko icyumweru kidasanzwe ku cyumweru cyari icyumweru cyo kwitegura Pasika, dushaka ko yuko duhugura umuryango kuri Pasika, kandi tukareba ko n'imbaraga zazuye Yesu zibasha kuzura umuryango, dushingiye ku miryango myinshi muri iki gihe irimo kuba divorce, kugira ngo twubake ingo zacu neza. Icyo bidusigiye ni uko tudashidikanya ko twungutse benshi bizeye uwo mwami bagahabwa agakiza, bagafata umugambi wo kuvuka ubwa kabiri, bagahinduka bakava mu byaha byabo. Gikuru mbese kibanzweho cyane, baduhituriye cyane ku bintu byo kuganduka dukora umurimo w'Imana, mbese tugira umwete wo kubaha Imana no gutoza b'imiryango yacu gukorera Imana, kandi cyane cyane bafite kuyubaha. Nicyo kintu cya mbere numva cyamfashije ko dukwiriye kurushaho kwita ku kubaha Imana, tugakiranuka, tugatoza b'imiryango yacu, abana, abatware bacu, mbese abo tubana mu mafamiye, kubaha Imana no kugira umwete wo kwikorera no kwamaza ivugabutumwa. Inyigisho dukuyemo nk'ababyeyi, icya mbere ni ukubaka ingo zacu neza, cyane ko muri iki gihe hari ikibazo cy'uko ingo nyinshi zirimo gusenyuka n'amadivorce, ariko nk'ababyeyi twabonetse aha hantu byaduhaye uburyo bwo kubaka ingo zacu neza nk'ababyeyi bubaha Imana. Ikindi ni uko byadufashije mu buryo bwo kuziteza imbere mu buryo bufatika, kumenya kwihangira imirimo. Ibyo ngibyo twabikuyemo. Byinshi namenyemo cyangwa se numviyemo ntarinzi uburyo umuntu ashobora kwirinda cyangwa se uburyo umuntu ashobora kwitwara mu bukumi bw'akihereza agaciro. Numva ku ngamba zanjye cyangwa se ku byo numvaga hari icyo nabashije kongeraho kugira ngo ndusheho kwihesha agaciro, ngahesha itorero ryanjye, ngaheshe n'igihugu cyanjye. Umwigisha watwigishije yagarutse cyane ku bintu bya homosexualité na lesbianisme. Ku bwanjye rero nahungukiye ubumenyi buzamfasha kubwira bagenzi banjye barimo kwishora muri ibyo bintu yuko bitari mu mugambi w'Imana, kandi atari ibintu byo nta n'ibyishimo birimo, ko abantu badakwiye kunyura muri iyo nzira. Iki giterane cyasojwe kuwa gatandatu cyateguraga umunsi mukuru wa Pasika, kikaba cyari gifite intego ikubiye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, aho abagore babyukiye mu gitondo cya kare bajya kureba imva ya Yesu, bagasanga irangaye umwami Yesu yazutse, bagahabwa ubutumwa bwo kujya kubyamamaza mu mahanga yose, kujya kubibwira abandi hirya no hino yuko umwami Yesu atagipfuye ahubwo yazutse ari muzima.